Kaze nshuti bakunzi bacu twongeye kubasuhuza. Kuri uyu munsi noneho nje kubagezaho ese umwami wo mu Rwanda rwo hambere yari afite izihe nshingano? Umwamikazi we se yari afite izihe nshingano? Ayo mateka niyo nje kubagezaho. Izuba rirarenze ngiriyimwe yabaje. Mu Rwanda rwo hambere umwami n'umwamikazi bagiraga inshingano z'ingenzi mu buyobozi n'imibereho y'abaturage. Inshingano z'umwami zari izihe rero? Gucunga ubutaka. Umwami yari umuyobozi w'ubutaka muri gahunda y'ubuhinzi n'ubworozi agamije guteza imbere ubukungu bw'igihugu. Gukemura amakimbirane. Umwami akaba ari we watsindaga imanza kandi akemura amakimbirane hagati y'abayagiranye. Abaturage bagiranye amakimbirane akabafasha kongera kwiyunga. Gukomeza umurage. Umwami yagiraga inshingano zo kubungabunga umuco n'ibikorwa by'iterambere ry'igihugu, akoresheje inama n'ibikorwa bifasha abaturage mu gukomeza umurage. Dore imbeho ni yose genda ufata agapira ukinge mu Guharanira cyangwa se guhagararira igihugu mu bindi bihugu kugira ngo igihugu gikomeze umubano n'ikindi. Umwami yari umuyoboro w'igihugu imbere y'abandi bahagarariye ibihugu, akitabira ibiganiro n'amasezerano mpuzamahanga kugira ngo nyine umuco wo gukunda no gushyigikirana hagati y'ibihugu bituranye. Umwami yagombaga guhagararira igihugu cye mu mahanga, ari nako akomeza gutsura umubano n'ibindi bihugu. y'umubano mu ibanga rya gihanga. Inshingano z'umwamikazi se zo zaba ari izihe? Nizo tugiye kureba. Nkundira ngukunde. Umwamikazi yatangaga inama. Umwamikazi yagiraga uruhare mu nama akumva ibibazo by'abaturage no kubatangaho ibisubizo cyangwa se akabaha ibisubizo. Umanuke dore ukwezi kuraka. Kurera abana. Umwamikazi yareraga abana. Umwamikazi yagiraga inshingano zo kurera abana b'umwami n'abo mu muryango hagamijwe kubategura ngo bazabe abayobozi b'ejo hazaza. Umwamikazi kandi yasigasiraga uburenganzira bw'abagore, ni ukuvuga ngo yabaga intangarugero mu bandi bagore. Umwamikazi yari afite uburenganzira cyangwa se inshingano zo kubera abandi bagore urugero mu guteza imbere abagore, akabafasha kugira ijambo mu buyobozi no mu muryango. Yababeraga urugero bityo ntihagire uvutswa uburenganzira mu muryango. Nige gutamba. Wakwibaza ngo ibikorwa by'abana b'umwami byo byaba ari ibihe? Nabyo reka tubibabwire. Ntambira ubishaka nanjye nige Gutoza umwana umurimo. Gutozwa abana umurimo kw'abana b'umwami. Abana b'umwami cyangwa abasirikare batozwaga kuba abayobozi b'ejo hazaza, bigatanga imyitozo myinshi y'ubuyobozi n'ubuhanga babiha abana b'umwami. Kwirinda amanyanga. Aha turi kuvuga ku bana b'umwami. Kwirinda amanyanga kw'abana b'umwami. Babatozaga kwirinda igitugu n'amanyanga, bagaharanira ibikorwa byiza mu muryango. naramututse rimwe nijoro bari bambeshye ko
gukora mu mirimo yo mu rugo bakiri batoya. Mu gihe cyo gukura abana b'umwami bahabwaga imirimo itandukanye mu rwego rwo kubategura cyangwa se kubagezaho inshingano zibari imbere mu gihe bazaba nabo bageze mu byo bagombaga gukora. Ni ukuvuga ngo gusimbura umwami cyangwa nabo mu yindi mirimo babaga bazahabwa. Inshingano zabo zabaga cyane cyane mu buhinzi, mu ntambara, mu zindi nzego z'imiyoborere y'igihugu. kureba mu nkono batese mugabo urakora ibiki. U Rwanda rwo hambere rwari rufite imiyoborere ikomeye ifasha mu guteza imbere igihugu no gukemura ibibazo by'abaturage. Uruhare rw'umwami n'umwamikazi rero rwari ngombwa mu kubungabunga ituze n'iterambere rya rubanda. Izi ni zimwe mu nshingano umwami yari afite, umwamikazi ndetse n'abana babo. Twibukiranye ko abana b'umwami, abahungu bitwaga ibikomangoma, abakobwa bakitwa ibikomangomakazi, mu gihe umugore w'umwami yitwaga umwamikazi. Nyina w'umwami we nabibutsa ko yitwaga umugabekazi. Ndabakunda cyane cyane, naho ubutaha. Ciao. Yahise ambwira ejo nzagaruka, ninjira mu nzu gusuhuza abandi, babeshya yuko ndi ku rugendo, nagira ngo agende asange urugo.